nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, muri kumwe na mwene so muri Kristo Yesu Nzeyimana Alexis kuri Just in Time TV, aho tuganira amagambo ya Bibiliya. Muri aka kanya keza tugiye kuganira ku magambo avuga ngo ntimukifatanye n'abatizera, ntimukifatanye n'abo mutameze kimwe. Mu yandi magambo, abari muri Kristo Yesu bahamagarwa kutifatanya n'abanyedini. Abanyedini nibo batizera, abanyedini ntibizera, nta munyedini wizera. Uko bari kera niko bari kandi niko bazahora. Uko bari mu gihe cya Yesu niko n'uyu munsi none bameze. Abafarisayo bakoraga imihango, abafarisayo barasengaga, abafarisayo bariyizaga, abafarisayo batangaga amaturo, batangaga kimwe mu icumi. Abafarisayo bakoraga iriya mihango yose mu idini bakora. Abafarisayo baruhukaga isabato, abafarisayo bakoraga byinshi by'idini, biriya mu idini bita ngo ni imirimo y'Imana. Ariko Bibiliya iravuga ngo ntimukifatanye n'abatizera mudahwanye. Tubibona mu rwa kabiri rw'Abakorinto 6:14. avuga ngo ntimwifatanye n'abatizera mudahwanye, mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite? Gukiranirwa ni iki? Gukiranirwa hari abibeshya yuko ari ugukora biriya mu idini bita ibyaha. Oya, gukiranirwa ni gukiranuka kwahimbwe. Mu Baroma igice cya 10 babivuga neza. Gukiranirwa yego ni ugusuzugura gukiranuka kw'Imana. Gukiranirwa ni ukutizera Kristo. Gukiranirwa ni ukwanga kwakira agakiza k'ubuntu. Gukiranirwa ni ugukora iriya mirimo yose yitwa iy'Imana urimo gukora imirimo y'idini. Yego, ko umurimo w'Imana n'umwe n'ukwizera. Ibindi byose ni ugukiranirwa. Ibindi byose bita gukorera Imana, bita umurimo w'Imana, niko gukiranirwa. Mu Baroma igice cya 10 guhera ku murongo wa mbere haravuga ngo bene data, ibyo umutima wanjye wifuza n'ibyo nsabira Abayisiraheli ku Mana ni ukugira ngo bakizwe. 2, ndabahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana, ya mirimo, kwa gukorera Imana. Yego, kwa gukora cyane, kwitanga, kwibabaza, kwiyiriza, gusenga cyane, n'ibindi byose bakora. Yego, n'ibindi byose bikorwa n'abanyedini. Ndabahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge, kuko ubwo batari bazi gukiranuka kw'Imana uko ariko, bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Kuko Kristo ari we amategeko asohoraho, kandi niwe uhesha uwizera wese gukiranuka. Ni ukuvuga ngo ntushobora gukiranuka igihe cyose utabihawe na Yesu. Ntushobora gukiranuka. Ntushobora kugirwa umukiranutsi n'imirimo ukora. Ntushobora kugirwa umukiranutsi n'ibyo waretse cyangwa n'ibyo ukora. Utanga gukiranuka ni Kristo, kuko niwe gukiranuka kwacu. Yaduhindukiye gukiranuka. Ibindi byose byitwa gukiranuka niko gukiranirwa. Ibindi byose ukora bakakubwira ko urimo gukiranuka, ibindi byose ukora bakakubwira ko wahindutse umukiranutsi ndetse uzajya kubigororerwa, uzajya kubihemberwa mu ijuru. Kuriya idini bikubwira uba urimo gukiranirwa, ndetse biravuze ngo uba urimo gusuzugura gukiranuka kw'Imana. Rero urwa kabiri rw'Abakorinto 6:14 haravuga ngo ntimwifatanye n'abatizera mudahwanye, mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite? Mu idini ndetse no mu munyedini mo imbere niho hantu honyine ibi bintu bibiri bihura bigakunda. Ku munyedini ibi ngibi birahura bigakunda rwose. Gusanga umuntu akiranirwa n'umutima w'ubizi nawe ubwe abyiyemerera, ariko arangiza akanavuga ko anakiranuka. Ugasanga umuntu arakiranirwa ariko akanakiranuka. Ibyo ngibyo ni ubunyedini. Ariko Bibiliya iravuga ngo iki? Iravuga ngo mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite?
cyangwa umucyo n'umwijima byabana bite? Umucyo ni Kristo, umwijima ni Satani, byabana bite? Ntishoboka. Aho kimwe kiri kindi ntabwo kihagera. Uzasanga abahanuzi binda, abahanuzi bo kwa Satani, uzasanga babandi Yesu yavuze nyine ko bazaduka ari benshi cyane bayobya abantu, abahanuzi b'ibinyoma bazaduka mu minsi y'imperuka. Uzasanga bavuga ngo Satani ngo yagusabye, ngo Satani yasabye kanaka. Yamusabye nde? Imana. Satani ahurira he n'Imana? Satani aganira iki n'Imana? Satani apanga iki n'Imana? Uzasanga rwose abahanuzi badatinya kugaragaza yuko Satani hari ukuntu ajya mu biganiro n'Imana kugira ngo agusabe, kugira ngo akugerageze, kugira ngo bati nimusenge cyane. Ibyo bintu babivuga inshuro nyinshi bashaka guhabura abantu ngo basunikire muri byandi bita amasengesho y'urudaca, ya masengesho y'abapagani, nk'uko Yesu yabivuze muri Matayo 6. Ya masengesho abantu bavuga amagambo bayasubiramo, hariya ntabwo ari amasengesho y'abantu bamenye Imana. Yego, bakirefera ku bintu byabaye kuri Yobu, barangiza bakabizana muri 2022 ngo Imana ngo Satani yagusabye. Umuntu uri muri Kristo Yesu, Satani yamusaba ngo bigende bite? Utari muri Kristo Yesu ntabwo Satani akeneye kumusaba, kuko utari muri Kristo Yesu, uri hanze ya Kristo wese, yego, wese n'undi ari kwa Satani. Ntabwo Satani yenda kumusaba. Rero abari hanze ya Kristo n'ibibi bitabageraho, ni impuhwe za Satani, kuko Satani agufiteho uburenganzira bwose. Abatizera, abari hanze ya Kristo bose, yego, ariko abari muri Kristo bararinzwe kurusha uko umuntu arinda imboni y'ijisho rye. Biravuga ngo duhishanywe na Kristo mu Mana. Ku buhanuzi bupfuye bukwiriye guhagarara. Rero Bibiliya iti ntimwifatanye n'abatizera mudahwanye. Ndetse no mu rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 5 naho bongera kutwereka abantu tutagomba kwifatanya nabo, abantu tugomba gutera umugongo. Mu gice cya 3 guhera ku murongo wa 1 haravuga ngo ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaba ibihe birushya, kuko abantu bazaba bakunda imiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zabo. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Umuntu wese ukubwira ko ari umukozi w'Imana ariko warangiza wajya kumva ngo ni umwisikoro, akakwesikoroka, wajya kubona ukabona atangiye hari urundi ruhande afite rutandukanye rwose n'abamenye Imana. Reka nkubwire, uwo nguwo biravuga ngo ujye umutera umugongo. Bandi bita abakozi b'Imana ariko bafite n'urundi ruhande, bandi bavuga Imana ariko ugasanga ni ku rurimi gusa, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zabo. Uramuguriza ntakwishyure, ibyo muvuganye shwi ntashobora kubishyira mu bikorwa. Ni wa wundi nyine naguye, ni ba bandi bahora bihana. Kibaza abantu bahora bihana, umuntu ahora yihana. Ibyo ngibyo byo guhora abantu bihana, bibaza yuko biri mu mugambi w'Imana ko abantu bagomba kwihana, abantu bakora ibyaha bakabyihana. Ariko iriya ni inyigisho y'ikuzimu.
gukomeza gukora ibyaha, gukomeza kuba kwitwara nk'umunyabyaha, gukomeza ugakomeza ukabona yuko umuntu yakomeza akaba muri uwo murongo, akibera mu ntege nkeya, akibera muri ibyo ngibyo. Ntuzibeshye yuko Imana ibifitemo uruhare. Yego, kuko Bibiliya ivuga ngo mu Baheburayo, ariko tutarajya mu Baheburayo, reka tubanze mu rwa mbere rwa Timoteyo, mu rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 4, turebe aba bantu bigisha iki. Ubundi bigisha iki? Bigisha inyigisho z'abadayimoni, sibyo? Uzasanga bigishiriza amafaranga, bigishiriza iby'isi, bahamagarira abantu gusengera iby'isi. Iby'isi nibyo byabatwaye urundi ruhande. Barikunda kugeza hahandi badatinya no kwambura abantu, no kwesikuroka abantu, no kurya ibyo bakene, iby'abapfakazi n'imfubyi. Barikunda, ntibakunda abandi, ntibakunda Imana, ahubwo bo barikunda. Iyo bakubwiye ngo zana icya-10, zana amaturo, zana ibi n'ibi, ngo urimo urashyigikiye umurimo w'Imana, barangiza bakajya kuyubakamo amazu, barangiza bakajya kuyaguramo amamodoka, barangiza bakajya kuyakuramo imishahara yabo. Ni ukuvuga ngo uko ni ukwikunda, ntabwo ari Imana bakunda. Kuko ntabwo Imana ikeneye amafaranga yawe cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose cyawe. Ndetse ntabwo Imana ikorerwa, twarabibonye kandi dukomeza kubibona mu Baheburayo igice cya 17, mu Byakozwe no mu gice cya 17 umurongo wa 25. Ndetse ntiba mu nsengero zubatswe n'abantu, nanone mu Byakozwe no mu gice cya 17 umurongo wa 24. Hano mu rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 4 haravuga ngo ariko Mwuka avuga yeruye ati mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa, bihite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni, bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma, bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iz'ubushye, babuza kurongorana, baziririza ibyo kurya Imana yaremye kugira ngo abizera bakabimenya ukuri babirye bashima. Inyigisho zabo ntimukarye ibi, ntimukanywe ibi, ntimukambare ibi, ntimugakore ibi, ntimukagire gutya, ntimukagire gutya, ntabwo ari ubutumwa bwiza. Inyigisho z'abadayimoni. Yego, ni inyigisho z'abadayimoni. Ziriya nyigisho nyine za ntimukagire gutya, mujye mugira gutya, mwikora ibi, mukora ibi, ayo ngayo ni amategeko yashyizweho n'abantu, ni amategeko y'abantu. Yego, ntabwo ari amategeko y'Imana. Abana b'Imana bayoborwa n'Umwuka Wera, ntabwo bayoborwa n'amategeko. Yego, nabyo tubishakira umwanya wabyo tubiganireho. Rero twa tuvuze kujya mu Baheburayo igice cya 10, biriya bintu birwa babwira ko umuntu akora ibyaha akabyihana, umuntu agakora ibyaha akabyihana, ntabwo ari ubutumwa bwiza. Igice cya 10 umurongo wa 26 baravuga ngo niba dukora ibyaha nkana tumaze kumenya ukuri, ntihaba hagisigaye igitambo cy'ibyaha keretse gutegerezanya ubwoba gucirwaho iteka no gutegereza umuriro w'inkazi uzarya abanzi b'Imana. Niba ibyo ukora ubikora uzi umutima wawe uhamanya nawe ko ibyo ugiye gukora ari ibyaha, ibyo urimo gukora ari ibyaha. Izi nyigisho ziza zikubwira yuko watanga ituro cyangwa wajya kureba umukozi w'Imana runaka akagusengera, akagira ibyo abwira Imana n'iki byose, ngo ukababazwa nabyo, arakubeshya. Niba hari ibintu ukora ukabikora wumva umutima ukubwira ko ibyo urimo gukora ari ibyaha, ukagira ikintu ukora umutima wawe urimo kukubwira ko icyo urimo gukora ari icyaha, ntabwo utegereje kuzacungurwa. Nubwo wakwihana ute ntushobora kubabarirwa. Umurongo wa 24 uvuga ngo keretse gutegerezanya ubwoba gucirwaho iteka. Ugomba gutegereza kuzarimbuka. Idini ntikirwe rikubeshya rwose ngo rikurira ibyawe, ujye ubirya ukiriho, ukiri muri ubu buzima. Niba ibyo ukora ugambirira gukora ikintu ubizi ko ari icyaha, warangiza ukanagikora, warangiza ukajya hari imbere y'idini, ukajya imbere y'abantu ngo urimo uratura, ngo urimo uragira gute. Kwatura, kuvuga ibyaha wakoze,
ntabwo ari ibintu, ni ibintu biri satanike. Ntihazagire ukubeshya ko ari ni ugushyira imbere, ni ugushyira hejuru satani, ni ukugaragaza satani ko rwose ari igihangange. Kuko ikigutera, umwuka ugutera kujya gukora ibyo ngibyo ubizi neza ko ari ibyaha, yego, ukabikora nkana, ni umwuka w'abadayimoni. Yego, ni umwuka w'abadayimoni. Ntabwo wemera yuko Yesu yagukijije ibyaha, ntabwo wemera ko Imana ifite imbaraga, ahubwo uhora ugaragaza yuko satani afite imbaraga kurenza Kristo. Sibyo se? Nawe ameze gutyo rero bakwiye guterwa umugongo. Aba ngaba ntitugomba kwifatanya nabo. Ntabwo ukwiriye kujya hariya ngo ubwire abantu ngo nubwo ngo mwakoze ibi n'ibi babizi neza, ngo rwose ngo nimuze mwihane, ngo nimuze mwihane. Imana irabababarira. Shuwa, igitambo cya Kristo cyatanzwe rimwe. Icyo gitambo kindi, ayo maraso ya Yesu agiye kuva yandi sinyazi. Icyo gitambo kindi urimo kwizeza abantu sinkizi, babeshye nyine. Kuko mu Baheburayo igice cya 9 guhera ku 23 avuga ko igitambo cya Kristo cyatanzwe rimwe. Sibyo? Yinjiye rimwe biba bihagije. Kandi nk'uko abantu bagenewe gupfa rimwe, hanyuma yaho hakaza urubanza, niko na Kristo amaze gutambwa rimwe ngo yishyireho ibyaha bya benshi, azaboneka ubwa kabiri, atazanywe no kwitambira ibyaha, abonekerere abamutegereza kubazanira agakiza. Abajya gute? Abamutegereza. Ntabwo ari abamutegereza bakora ibyaha, ntabwo ari abamutegereza bihana. Ujya ni abamutegereza nyamara baramaze kwizera ko Yesu ngo yagize gute? Yitambiye ibyaha byabo, ngo yishyireho ibyaha bya benshi. Icyo cyatumye Yesu yitamba. Rero igitangaje ni uko n'uyu munsi wa none ugikora ibintu warangiza ukavuga ngo Imana, ngo amaraso ya Yesu ngo arabikuraho, ugiye kongera kubamba Yesu, kuko kubamba Yesu ni ikindi. Ugiye kwibambira umwami wawe, niko Bibiliya ivuga. Mu Baheburayo 6:6 harabivuga ibyo kongera kubamba umwami. Yego, ariko uko wamubamba kose ntabwo ushobora kongera kwiba. Ni ukuvuga ngo wowe wabigambirira iyo urimo gusaba imbabazi z'ibyaha, urimo kugaragara amaraso ya Yesu akuraho ibyaha. Yego, yabikuyeho. Yego, ntabwo amaraso ya Yesu akuraho ibyaha by'abantu babikora nkana, bakora ibyaha nkana. Oya rwose, ntabwo amaraso ya Yesu akuraho ibyaha by'abantu batizera. Yakakubeshya. Kwihana mu madini byahindutse filime, byahindutse seneti. Abantu baragenda bakakora, bakagaruka, bakihana, bakagaruka, bakajya ni agakino kubera ibinyoma by'idini. 6 ku murongo dore ku murongo wa 4, kuko bidashoboka ko abamaze kuvirwa n'umucyo bagasogongera impano iva mu ijuru, bakagabana ku mwuka wera, bakanasogongera ijambo ryiza ry'Imana n'imbaraga z'igihe kizaza, maze bakavamo. Ntibishoboka kongera kubahindura bashya ngo bihane, kuko baba bongeye kwibambira umwana w'Imana, bakamukoreza isoni ku mugaragaro.
niba uvuga ko wakijijwe, niba uvuga ko wamenye Yesu, nyamara wowe ubwawe ukaba wiyemera ko ujya unyuzamo ugakora ibyaha, yego uba ukojeje Yesu isoni. Yego rero niba twabonye mu Baheburayo igice cya 10 bavuga ngo ni ugukora ibyaha nkana, nta kindi gitambo cy'ibyaha keretse gutegerezanya ubwoba. Buriya bwoba abanyedini bahorana bwo kuzarimbuka, ari amasengesho basenga cyane ngo batazarimbuka, buriya bwoba ntibuzashira, yego kuzageza ku munsi w'imperuka bakarimbuka. Abanze kwizera niko bimeze, ntabwo tukwiriye kubica hejuru, ntabwo dushobora kubica hejuru. Yohana 14:17 baravuga ngo niwe mwuka w'ukuri, ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe, abana b'Imana, abana natwe. Itorero rya Kristo, umwuka w'Imana abana natwe, kandi twamuhawe na Kristo. Ntabwo tumubona kubera ko twiyirije, oya, ntabwo dusenga amasengesho kugira ngo tumubone, ahubwo nkuko Yesu yahumekeye ku ntumwa ze zigahabwa umwuka wera, urumva, niko natwe iyo tumwizeye yongera akaduhumekera tugahinduka bazima, tukaba tuvuye mu rupfu tugeze mu bugingo. Yego tukaba tutategereje gupfa no kuzuka, oya. Ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Yego wabanaga n'intumwa ni Yesu, kandi wagombaga kuzabana nabo ni Yesu nyine, kuko niwe mwuka w'ukuri. Yego wabanaga nabo ni Yesu, sinzabihakana, kandi yavuze ko azabana nabo, ariko mu buryo bw'umwuka. Noneho ab'isi ntibishoboka ko bamuhabwa. Amategeko abenshi bakunda gutindaho cyane, twize kuyavugaho cyane, ariko Bibiliya igaragaza yuko mu by'ukuri amategeko afite umumaro, ariko hanze ya Kristo. Amategeko atuma ayobora abanyabyaha, mu gutuma haza ordre mu banyabyaha. Abanyabyaha bakabaho bafite ubwoba bwo gukora ibi, bakabaho bafite impungenge zo gukora ibi n'ibi, kugira ngo badahanwa, kugira ngo batazarimbuka, kugira ngo batazagira gute. Ariko hanze ya Kristo nta muntu n'umwe, umuntu wese ugendera mu mategeko nta n'umwe ufite ubugingo, nta n'umwe. Bibiliya yo irerura ikavuga ngo abantu bose bagendera bishingikiriza ku bintu bitegetswe n'amategeko ni ibivume. Yego mu Bagalatiya 3:24 aravuga ngo ubwo nibwo buryo amategeko yatubereye umushorera wo kutugeza kuri Kristo, kutugeza kuri Kristo. Abari muri Kristo amategeko yarangije umurimo wayo. Nicyo tuba tuvuga rega, ntabwo tuvuga ko Kristo yakuyeho amategeko, oya, ahubwo abari muri Kristo, iyo winjiye muri Kristo umurimo w'amategeko uburangiye, haba hakurikiyeho umurimo w'umwuka. Kuyoborwa n'amategeko biba birangiye, ahubwo ugasigara uyoborwa n'umwuka, sibyo? Ngo ubwo nibwo buryo amategeko yatubereye umushorera wo kutugeza kuri Kristo, ngo dutsindishirizwe no kwizera. Nta muntu utsindishirizwa n'ibintu bitegetswe n'amategeko, niko birivuga. Yego ntushobora gutsindishirizwa igihe cyose ukiyoborwa n'amategeko, never. Amategeko rero ayobora ati, amategeko atandukanye n'umwuka. Umwuka wera ni umwe, cyo ni icyambere, kuko ni Imana imwe, ni itorero rimwe muri Kristo, turi mu rwuri rumwe rw'umwungeri mwiza ariwe Kristo. Kristo rero atuyoboza umwuka wera, umwungeri w'ukuri atuyoboza umwuka wera. Nyamara mu idini rero, mu madini atandukanye, buri dini ryose, buri mushumba waryo ayobora uko abyumva, ayoboza amategeko. Uzasanga buri dini ryose rifite amategeko yaryo atandukanye n'ayo muri rindi. Amategeko
ya buri dini, uko amadini arenga 7,000 ku isi, uzasanga buri dini ryose rifite umwihariko waryo. Hari ibyo bahuriraho yenda, ariko buri dini ryose riba rifite umwihariko waryo. Yego, hanze ya Kirisito ni uko nguko. Hanze ya Kirisito uzasanga pe abantu bafite discipline runaka, bafite ibyo batarya, bafite ibyo batanywa, bafite uko bambara, bafite uko basokoza, bafite uko babaho. Usanga ni ibintu byiza, ni ibintu bikomoka mu mategeko. Ariko abana b'Imana ntabwo aho batandukanira ubuyobozi bw'amategeko, kugendera ku mategeko no kuyoborwa n'Umwuka Wera, kuyoborwa n'amategeko no kuyoborwa n'Umwuka Wera, nuko abayoborwa n'amategeko kizakubwira ko ukiri mu butware bw'amategeko, ukiri hanze ya Kirisito. Yego, nuko ujya umeze nk'inka cyangwa se nk'andi matungo yose. Itungo niryo rijya kona, urumva, barikabukira rikabireka. Ntabwo ari uko mu by'ukuri kamere yo kona yarivuyemo, ahubwo nuko barikabukira. Ndetse hari n'igihe biba ngombwa ko barikubita. Wabonye ko abashumba bose bimikwa bahabwa inkoni. Ntabwo Yesu ari umushumba ukoresha inkoni. Oya, ntabwo Yesu ari umushumba uvuga ngo wikore ibi. Oya, Umwuka Wera atuyobora neza, ndamushima. Ni ukuvuga ngo abashumba uzajya gutya usange nyine bayoborwa n'abashumba, babandi bimikwa n'abantu, babantu bagenzi babo, babandi babigisha abanyabinyoma tubona babuza abantu kurongorana, babuza abantu, babwira abantu kuziriza ibyo kurya. Uzasanga bafite hari ikintu kimeze gutyo, hari ikintu kimeze nk'inyamaswa zisanzwe, aho ugira gutyo ugasanga kugira ngo inyamaswa zitajya konera abantu bagomba gushyiraho uruzitiro. Yego, ndetse inyamaswa yajya kona cyangwa itungo ryajya kona ryanabigezemo, ugasanga umushumba agiye kurigarura. Yego, akarigarura. Ndetse abashumba beza banabaho kuko nyine hari ibyo bagukeneyemo. Ntabwo nukubita inka amata ushobora kuyahungabanya kuko uyikeneyemo amata. Niba ari irindi tungo ushobora no kurikubita rigahita ripfa, urumva, ukabura hombye. Niko mu idini babaragira, kuko aramutse aguhutaje, yego, aguhutaje, amaturo yabura, ibyo yagukuragamo, ibyo yaragutegerejemo byaba bihagaze. Babikorana rero ubushishozi cyane. Hari igihe uzibeshya yuko ari umushumba mwiza kubera ko ngo ataguhutaza, ko ntabwo barabona ngo ntabwo baduhutaza. Usange ndetse aho mu idini rimwe nibanga kugukorera ibi, uba ufite ahandi ugomba kujya. Hari ba pasiteri beza rwose ngo batagira uwo basubiza inyuma. Yego, ariko icyo kintu cya kamere kuvuga ngo numva naringiye gukora ibi, ariko kubera ko itegeko rivuga gutya simbikoze. Ntabwo ibyo ngibyo mu itorero rya Kristo bishoboka. Ntabwo ibyo muri Kristo bishoboka hanze gusa. Kuko deja icyo kintu wamaze gutekereza gukora, ntugikore kubera ko itegeko ribikubuza, ntugikore kubera ko abakozi b'Imana baguhuguye kutabikora. Yego, reka nkubwire, cyangwa ugatinya amaso ugatinya amaso uvuga uti oya, gusa muri korari koko. Ugasanga ntusambana, ariko ubundi mu mutima wawe warashize, uri umusambanyi. Ubitekereza buri munsi ariko ntubikore, ndetse ugatokesha, ugakora n'amasengesho yo kubyirukana, ariko n'ubundi byanagenda by'igihe gito bikongera bikagaruka. Ikibazo ufite kirakomeye cyane kuko wanze kwizera. Ikibazo ufite kirakomeye cyane kuko uyoborwa n'amategeko, ntabwo uyoborwa n'Umwuka. Abayoborwa n'Umwuka rero nta nubwo bagira iyo tentative, ntibageragezwa. Nicyo
ngicyo cyitwa ikigeragezo cyo kuvuga ngo urebye umuntu ngo urumva waryamana nawe, urebye ibintu by'umuntu urumva wabyifuza mu mutima nubwo abantu batabibona. Abayoborwa n'umwuka ntabwo bibaho, basigaye bafite umwuka, amaso y'umwuka, ibyo ngibyo ntabwo baba bakibirira. Bafite amatwi y'umwuka, ibyo ngibyo ntabwo baba bakibyumva. Baba bafite umutima wari mu Kristo Yesu. Ntabwo kubabarira ari ibintu agomba kubanza kujya kwiga. Oya, kubabarira ntabwo ababarira ngo kugira ngo azabone ubugingo. Oya, mu idini babivuga wumva biteye agahinda. Wumva umuntu arimo kuvuga ibibi abantu bamukoreye, yarangiza ati ariko kugira ngo nzabone ubugingo, kugira ngo nzabone ubugingo narababariye. Reka nkubwire, ibyo ngibyo, izo ngizo si imbabazi, ni ikiguzi kwa, ni ukuvuga ngo ni condition. Ariko abari muri Kristo Yesu, ibintu abayoborwa n'umwuka w'Imana byose biba automatique, byose birikora. Ntabwo ugomba kujya gukora amasengesho kugira ngo ubone imbaraga zo kubabarira uwaguhemukiye. Oya, ntabwo ujya kubanza gukora amasengesho ngo bisengere cyane kugira ngo ubone imbaraga zo kugirira neza wakugiriye nabi. Oya rwose, umwuka bikora neza, niyo mpamvu navuze ngo tumushime. Rero n'ubundi abantu bakiyoborwa n'amategeko, ubuyobozi bw'amategeko dukwiriye kubutera umugongo nabwo. Yego, ndetse Abaroma 6:14 aravuga ngo Abaroma 6:14 aravuga ngo ibyaha ntibikabategeke kuko mudatwarwa n'amategeko. Mu yandi magambo, abatwarwa n'amategeko ni abanyabyaha, bategekwa n'ibyaha. Yego, Abaroma 6:14, ibyaha ntibikabategeke kuko mudatwarwa n'amategeko, ahubwo mutwarwa n'ubuntu bw'Imana. Umuntu ukiri muri ibi n'ibi, itegeko rivuga gutya na gutya, ibi n'ibi, ntukagende ku nyuguti. Mu nyuguti nta bugingo bubamo, inyuguti ziricisha, niko birivuga. Umwuka niwe utanga ubugingo gusa. Kubahiriza amategeko, Bibiliya haraho Yesu yavuze ngo numara gukora ibyo utegetswe byose, ujye uhindukirwe ngo ndi umukozi w'imburamumaro. Gukiranuka kose ukiranuka uyobowe n'amategeko, gukiranuka kose ukiranuka uyobowe n'amategeko, biravuga ngo ni ubushwambagara bwuzuye ibizinga. Ndetse mu Baroma 10:10 twabonye yuko ari iki? Ari ugusuzugura gukiranuka kw'Imana. Iyo urimo gukiranuka uba urimo gusuzugura gukiranuka kw'Imana. Yego, amategeko yatangiwe iki mu by'ukuri? Ubundi amategeko abereyeho kwereka umuntu ko adashyitse pe, ko adashobora no gushyika. Ibyo wakora byose iyo wirebeye mu ndorerwamo y'amategeko, n'ubundi usanga uri umunyabyaha wa wundi mubisi. Ntushobora kwirebera mu mategeko. Umuntu wese uyoborwa n'amategeko ahora n'ikidodo cyo kuzarimbuka, kandi azarimbuka. Niko kuri. Abaroma 3:19 aravuga ngo tuzi yuko ibyo amategeko avuga byose abibwira abatwarwa nayo. Tumaze kubona yuko abatwarwa nayo ari abanyabyaha, batwarwa n'ibyaha, ko amategeko ntabwo ashobora kubaho nta byaha bihari. Yego, aho ibyaha bitari, itegeko se ryaba rihakora iki? Ntacyo ryaba rihakora. Kandi aho ibyaha biri ni urupfu. Kuba umunyabyaha egare kurimbuka, egare gupfa, ubupfuye. Ngo tuzi ko ibyo amategeko avuga byose abibwira abatwarwa nayo, kugira ngo akanwa kose kazibwe, kandi abari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana. Urubanza rw'Imana ruragutsinda pe buri gihe iyo wirebeye mu ndorerwamo yitwa amategeko, kuko bizakugora gusanga amategeko uyawubahiriza. Never. Nta muntu n'umwe ageze ayubahiriza kuva yabaho
kuva amategeko yatangwa ku musozi wa Sinayi kugeza uyu munsi, kugeza iteka ryose, nta n'umwe ushobora kubariza amategeko yose uko ari 10 uko Mose yayahaye Abisiraheli. Ntibishoboka. Kubera iki? Uyu munsi wa none Abadivantiste bavuga ko itegeko rya kane rivuga iby'isabato. Yego, uretse ko ritavuga isabato nk'umunsi burya, ariko twemere ko rivuga noneho isabato nk'umunsi. N'abadivu ubwabo isabato yarabananiye. N'abadivu ubwabo isabato yarabananiye. Nabe nanjye ubu ngubu isabato bayatangiye nicaye ahantu hamwe, ntabwo ndimo guhinga, ntabwo ndimo sintwaye imodoka, sinize gute, nshobora kuba nubahirije isabato kurenza abadive benshi barimo kurwana no gufunga, barimo bakiri mu nzira bakiva mu kazi bataragera mu rugo, babandi bakirimo kwirukanka hirya no hino, bakirimo kandi ni abadive. Hari n'abaraye amazamu, hari n'abaraye mu kazi, ariko igihe w'akazi nagahagariza. Yego, hari n'abagatulika, hari n'abasilamu ubu ngubu batarimo gukora, bahagaritse akazi. Nose ubwo waruhutse isabato? Ariko noneho twemera yuko iby'abadive bavuga ari ukuri. Abasigaye bose batari abadive, abasigaye bose bataruhuka isabato, yego, badahagarika imirimo ku isabato, ugendeye ku mategeko, ku cyo amategeko avuga, bose nta n'umwe ushobora utatsinzwe n'urubanza mu maso y'Imana. Nta n'umwe. Bangana iki? Abadive bangana iki ku isi? Abaruhuka isabato bangana iki ku isi? Ni kimwe cya 70 ingahe? Ni kimwe cya 100 angahe cy'abatuye ku isi? Icyo ngicyo ni kimwe cyatumye amategeko atangwa. Ubundi amategeko nyine ngo ni umushorera utujyana akatugeza kuri Kristo. Ndetse Yakobo yaravuze ngo amategeko ni indererwamo. Iyo wirebye mu ndererwamo, igikurikiraho ni ugukuraho ibyo indererwamo ikweretse ko bitari byo. Naho guhora wireba mu ndorerwamo, kuba wahora wireba mu ndorerwamo, ugahora mu ndorerwamo, ntabwo indorerwamo nta kintu na kimwe yagufasha, nta na kimwe. Ariko umwuka we yica kamere. Iyo ufite umwuka w'Imana, ntabwo kamere ishobora kubaho ufite umwuka w'Imana. Oya. Ariko amategeko umushorera, amategeko hari aho navuze ngo ni nk'umuzamu cyangwa se abagaridi bari abacunga umutekano w'abakomeye. Ntabwo yirwa gucungira umutekano, yego, ariko inshuro nyinshi hari n'abatagera mu rugo kandi ashinzwe umutekano wa perezida, aho ugasanga nta nubwo arakandagira mu rugo kwa perezida. Yego, niko amategeko ameze. No mu rugo hari abagera mu rugo ariko batarakandagira mu nzu. Urwo rwose ugasanga amaze imyaka irenga 10, ariko ukaba utamaza ngo kwa perezida mu nzu hasa hati. Ngaya amategeko. Hari ushobora kugera mu nzu, urumva, ariko uko byagenda kose hari aho atagera. Nihagira umurinzi wa perezida ukubwira yuko ageze mu cyumba cye, yego, akakubwira ko rwose aho perezida aryama nawe yabaga ari aho ngaho, uzemere ko amategeko hari icyo amaze. Erega n'ubundi buriya umurinzi, Bibiliya ivuga ngo hatabayeho kurinda k'Uwiteka, abarinzi barindira ubusa. Yego, abarinzi, ziriya protokole zose z'umutekano w'umuyobozi, mpamya yuko n'ubundi birangira ari Imana irinze, bo bakitwa ko ari abarinzi gusa. Sibyo?
ko hari ba perezida benshi baraswa kandi bafite abarinzi. Ntabwo umurinzi se udashobora kukubuza kurwara, umurinzi se udashobora ku yego, waba ufite ikibazo ndetse gikomeye uramutse wizereye umutekano wawe 100% mu barinzi bawe, kuko inshuro nyinshi ndetse bari abarinzi nibo bavamo bagambanyi, kuko amategeko ateye. Amategeko arakujyana, arabanza akakwereka ko hari ibidatunganye, nawe ubwawe ukabyemera. Warangiza ikiba gikurikiyeho, iyo umenye ko urwaye, nk'uko iyo umenye ko urwaye wirukanyira kwa muganga. Umuganga ni Yesu, ntabwo ari mu masengesho. Biriya dini rikuvuga ngo ujya gusenga cyane, ngo gira gutya gira gutya. Iyo ubonye hari ukuntu wanduye ujya koga, sibyo? Amazi n'isabune ni Kristo, amaraso ya Yesu, ukizera ibyo. Ariko ubundi indorerwamo iramutse iri hariya ikakwereka ko hari ibitameze neza, hanyuma ugakomeza ukayirebaho cyangwa ukayihindura. Hari n'abava mu idini rimwe bakajya mu rindi ye, kubera ko mu idini rimwe bababwiye yuko ibyo ngibyo atari byo, hanyuma akajya mu rindi. Ni nko guhindura indorerwamo nyine. Burya indorerwamo nazo ntabwo zigira ntuza zimwe. Hari indorerwamo, hari ababyize muri fizike, ntabwo ari fizike nshaka kwigisha, hari indorerwamo z'amoko nibura 3 ahari, ariko cyane cyane 2. Hari miroir plan na spherical, n'iziri spherical. Iziri plan zireba hafi cyane, iziri spherique parabole, zijya kumera nka parabole, zireba kure cyane ku buryo ushobora no kureba ibiri inyuma yawe. Yego. Hanyuma rero hari ukuntu ushobora kwibeshya yuko iyo wirebera muri miroir runaka hari ibyo ushobora kukwereka ibyo itashobora kukwereka. Hari ukuntu rero umuntu ahindura idini akibaza yuko hari aho acikiye amategeko. Wapi? Uhinduye miroir, uhinduye umushorera, uhinduye umushumba, sibyo? Uhinduye umushumba, uriya akubwiraga ko kurya ingurube atari byo, ugiye aho bakwemerera kurya ingurube, ariko ntabwo uhindutse, uri wa wundi. Uriya yakubwiraga yuko gusokoza gutya, kwambara gutya atari byo, ariko hariya hari ahantu hari amavuta, hari aho bemera abantu bose bambura uko babonye, barya uko babonye, basokoza uko babonye, hariya kandi bavuga Yesu. Ukihita uhinduye miroir, ariko wowe ubwawe ntabwo uhindutse. Icyo ukoze icyo ngicyo ikisi ndacyiti, urikirigisa, uraseka. Yego, amategeko akweretse kuri mubi, aho guhungira kuri Kristo, aho guhinduye amategeko, uhinduye umushumba. Yego, uvuye ku mushumba wari seriye. Hari abashumba bari seriye, nibura bagifite umuco w'abantu, badashobora kwihanganira amafuti. Hanyuma ugiye kuri babandi baregeza, babandi uburenganzira bwa muntu, nta kibazo. N'abatinganyi n'abantu b'Imana, bari mu ishusho y'Imana, bagahabwa mikoro bakatangira kuririmba. Indaya zizwi zigatangira zikajya hariya zikatanga ubuhamya. Abagore bataye abagabo bakaba aribo bahinduka abahanuzi, bakaba aribo bahinduka ababwiriza, aba evangeliste n'ibiki byose. Nyamara abagabo birirwa bafite abagore ishyano ryose, ugasanga nibo bashinga amadini, abasinzi, ugasanga. Nyamara Bibiliya bivugaho iki? Yego, bazanye demokarasi bayizana no muri Bibiliya. Kugeza aho
Bibiliya ivuga ngo nta muntu wakagombye kwitwa umukuru w'itorero, ndetse ko umukuru w'itorero rya Kristo wari umwe, ariko itsinda ry'abantu ntabwo ushobora kuba umuyobozi waryo igihe cyose uri umugabo ufite abagore barenze umwe, uri umugabo ukunda ibisindisha. Yego ko Bibiliya ivuga muri Tito, ndako muri Timoteyo ndibaza. Rero aho gutera umugongo ni abo ngabo, ntuzibeshye yuko ari abo mutambara kimwe, ari abo mudasenga kimwe. Abo ugomba gutera umugongo ni abo ngabo batizera, abo mudafite kwizera kumwe, abo mudafite imyumvire icyerekezo kimwe, abatari muri Kristo, abanyedini nibo bakwiriye guterwa umugongo, nta bandi. Ko Yesu yabise abanzi be. Yesu yaravuze ngo iyo ugiye kwifatanya n'abanzi ba Yesu, ubwo nawe ubuhindutse umwanzi wa Yesu. Ko Yesu yaravuze ngo uwo tutabana wese ni umwanzi wanjye, uwo tutabana wese ni umwanzi wanjye, kandi uwo tudateranyiriza hamwe arasandaza. Ese hari abavuze ngo igiti cyose kitatewe na data kizarandurwa. None urajya kwifatanya n'abantu muri bizinesi zabo bashinze zitwa amadini bakabyitirira Imana? Urajya kwifatanya n'umuntu ubizi neza yuko ari umwanzi wa Kristo? Umuntu wese ukubwira yuko ategereje Yesu uzaza, umenye ko atabana na Yesu. Niba wemera kubana na Yesu, uwo nguwo umuntu wese utabana na Yesu ni umwanzi wa Yesu. Iyo ugiye kwifatanya nawe ubuhindutse nawe umwanzi wa Yesu. Abameze batyo ngo tujye tubatera umugongo. Abagendera ku mategeko bose batsinzwe n'urubanza rw'Imana. Yego, abavuga ngo amategeko avuga ibi, itegeko rivuga ibi, simbikora. Kubera ko itegeko rivuga ibi, simbikora. Kubera ko twe tutemera ibi, simbikora. Reka nkubwire, tuzi yuko ibyo amategeko avuga byose abibwira abatwarwa nayo, kugira ngo akanwa kose kazibwe, kandi abari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana. None se niba agakiza ari ako muri ADPR, abatari abo muri ADPR bose ubwo ni ukuvuga ngo, kandi ayo yose ni amategeko. Buri dini ryose rifite amategeko yaryo. Imana itugirire neza, iduhe gukomeza kumva kandi twumvire ku murongo wayo mu izina rya Yesu. Amen.